Bakunzi ba Hamwe info, uyu munsi twaje kuba twakorana siporo. Uyu munsi tugiye kuba kandi twakubwira ibyiza byinshi dukura muri siporo. Iyo ukoze siporo ugira ubuzima bwiza, iyo ukoze siporo amaraso atembera neza rwose, ugatanga n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Uko mubireba urubyiruko, abasaza, abakuze mu ngeri zose, babukereye bazindutse baje gukora siporo aha ngaha kuri sitade. Nawe rero urashobora gukora siporo muri karitsiye utuyemo, mu rugo iwawe, ugakora kamuvuma rwose, amaraso agatembera, ugatana n'indwara. Iyo ukoze siporo mu gihe ufite ikibazo cyo kubura apeti iraboneka, ukabasha kurya, ugatana n'indwara, amavunane ndetse n'ibindi. Icyo rero twabashishikariza bakunzi ba Hamwe info, gukora siporo kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza cyane. Kandi ikindi turashimira muhora mubana natwe umunsi ku munsi, tubabwira ngo wowe utari wakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu, tubabwira ko hano tukugezaho ibyegeranyo, amakuru acukumbuye. Nubwo uyu munsi twifuje kuba twakugezaho cyangwa se twabana namwe muri siporo, ushobora gukora siporo nawe aho uri, ibintu bikagenda neza cyane. Uri kubona rero bano bari gukora siporo, nawe ushobora guhagarara aho uri ugakora kamuvoma rwose, ushingiye uko turi kubikora, ibintu bikagenda neza cyane. Kanda subscribe, like, share na comment, ukomeze kubana hano kuri Menya Info.